Imana iri kumwe nawe. Imana yampaye iri jambo irambwira ngo nze nkubwire ngo ntutinye, nubwo hari biguteye ubwoba ariko ntutinye. Haleluya. Ntugatinye uwica umubiri adashobora kwica ubugingo. Ntinya icyaha rero kuko cyanteranya n'Imana kandi ndayikunda nayo ikankunda, ni inshuti yanjye, ni umubyeyi wanjye. Mbanje kubasuhuza mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abakurikiye Urakira TV tubahaye ikaze muri aka kanya keza k'umugisha ko kuganira ijambo ry'Imana. Muri kumwe n'umushumba Apotre David Kubwimana. Mpawe umugisha wo kongera kuza imbere yawe, wo kongera kuganira nawe ijambo ry'Imana. Rero mbahaye ikaze muri umwanya, umuntu wese aho uherereye hirya no hino ku isi, umwanya urimo uhawe ikaze rero muri uyu mwanya. Turabakunda, twishimira ukuntu mudukurikirana mu biganiro byose dukora ndetse no mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Dukunda komenti mushyiraho, dukunda ibyo mutubaza kandi tukaganira namwe. Rero mukomerezaho, turabashimira mwese mwebwe abadahwema kutuvugisha, kudushimira no kuduha inama n'ibitekerezo muduha kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kugenda neza, dukomeze kuganira no gufashwa n'ijambo rivuye ku Mana. Imana iduhana umugisha. Munyemerere dusenge maze dutangire kuganira ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Urakoze kuko waturinze, wabanye natwe mu minsi yose itambutse, watugiriye neza, turagushimiye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, turagusabye ngo uganire natwe, uvugane natwe kandi uduhe ibihe byiza. Buri muntu wese ashobore kumva no kumvira ijambo ryawe. Nanjye ugiye kurivuga nyoborwe nawe. Byose mbisabye nizeye kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, igice cyawo cya 10 umurongo wa 19. Haranditse ngo, arambwira ati, yewe mugabo ukundwa cyane, witinya, amahoro abe muri wowe. Komera koko komera. Tukivugana mpera ko ndakomezwa, ndavuga nti databuja vuga kuko unkomeje. Amen. Iri jambo dusomye hano ni ijambo rigaragaza igihe Imana yavuganaga na Danieli. Danieli abona ubwiza bw'Imana igihe yari i Babuloni, afata igihe cyo gusenga, igihe cyo gusobanuza Imana inzozi, igihe cyo kuganira n'Imana kuko yabonaga ari ibihe bigoye kandi biruhije. Nuko Imana irazivugana nawe. Iri jambo dusomye hano aho yavuze ati, arambwira ati, yewe mugabo ukundwa cyane, witinya. Nuko ngo ni Imana yaje ivugana na Danieli, yohereje marayika wayo. Marayika w'Imana abwira Danieli ati, witinya. Uyu mwanya ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rikomeye cyane, bitewe n'igihe urimo, bitewe n'aho uri n'imibereho n'ibibazo ufite. Ndagira ngo nkwinginge iri jambo uritega amatwi, uryumve neza kuko ni ijambo ryawe kandi Imana izanye kugira ngo rigukize, rigire ikintu rikora, kuko hari n'icyo ryakoze kuri Danieli, hari n'icyo riri bukore kuri wowe. Ikintu cya mbere Imana yabwiye Danieli, yaravuze ngo mugabo ukundwa cyane, nkuzanira ijambo rivuga ngo uri umuntu ukundwa cyane. Ibyo bitandukanye n'ibyo waciyemo n'ibyo unyuramo. Wenda uvuga uti, ngewe ndi umugabo wanzwe cyane, ndi umugore wanzwe cyane, ndi umusore wanzwe cyane, cyangwa umukobwa wanzwe cyane. Imana iramubwira ngo Danieli mugabo ukundwa cyane. Ibi bivuze yuko Imana yamukundaga cyane kandi Imana yabonaga ko ari uw'agaciro cyane. Imana yabonaga ko ari umuntu uyubaha cyane. Mugabo ukundwa cyane ni ijambo rigomba kugukiza ibikomere n'agahinda wagize ko kumva kudakunzwe. Umenye ko mu ijuru hari Imana igukunda kandi Imana iragukunda.
nta kintu wakora wenda ngo ugure urukundo urubone, ariko Imana yo ni Imana y'urukundo, yagukunze nta kiguzi kandi iracyagukunda. Ushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo umuntu agukunde, ariko ndagira ngo ubwire ngo kunda Imana, kunda Yesu, kuko nayo Imana iragukunda na Yesu aragukunda, kandi Imana ihorana nawe ibihe byose. Mugabo ukundwa cyane. Icya kabiri Imana yaramubwiye ngo witinya, kuko hari ibimuteye ubwoba bishobora gutuma ahagarika umutima. Iramubwira ngo witinya Daniel we, reka guhagarika umutima, ndavugana nawe muri umwanya ngo witinya. Icya gatatu yaramubwiye ngo amahoro abe muri wowe. Twabonaga yuko nyuma y'ibimuteye ubwoba hari n'ibimubujije amahoro. Iravuga iti rero Daniel, amahoro nabe mu buzima bwawe. Dore hari ibintu bikubujije amahoro, ndaza kukubwira icyo wakora kugira ngo ugire amahoro. Ndaza kukubwira ngo n'icyo ukeneye kugira ngo ugire amahoro mu buzima bwawe, uzarinde usaza ufite amahoro. Icyo ndaje nkikubwire. Ikindi Imana yabwiye Daniel, aramubwira iti komera, koko komera. Imana iramukomeza, kuko yabonaga ibimuca intege ari byinshi cyane, byo gutuma atinya ari byinshi, byo gutuma yiheba ari byinshi, byo gutuma atakomera ari byinshi, byamubuzaga amahoro byari byinshi, ariko iramubwira iti komera, koko komera. Ijambo ryasoje ryavuze ngo tukivugana mpera ko ndakomera. Bivuze ngo ijwi ry'Imana niryo jwi rikomeza abantu kuruta ibindi bintu byose. Ariko ndaza no kukubwira ikintu wakora ugakomera. Niba ushaka gukomera, ukeneye gukomera, ndaje nkubwire ikintu wakora ukaba umuntu ukomeye. Muri aya magambo uko ari 5 mvuze dusomye hano muri iri jambo, muri iki gitabo cy'umuhanuzi Daniel, ijambo rya mbere ryavuze ngo ukundwa cyane. Daniel mugabo ukundwa cyane, nuko nahishuriwe ko abantu benshi bagendana ibikomere, bafite agahinda n'umubabaro mu mitima yabo, batewe no kwangwa n'abakabaye babakunda, batewe no kugirirwa nabi n'abakabaye babagirira neza. Ariko Imana imira ijambo rikomeye ry'ubuhanuzi ryo kuza kukubwira ngo Imana iragukunda, Yesu aragukunda, humura. Imana igufiteho umugambi mwiza. Wowe umeze nka Daniel wumva uri wenyine, menya ko Imana yo mu ijuru iri kumwe nawe kandi iri mu ruhande rwawe, ndetse ko igufiteho imigambi myiza kandi izakugira neza byanze bikunze. Imana iragukunda, wishakisha igikundiro mu bikorwa bibi. Hari igishobora kuvuga uti kugira ngo umusore nkunde ndemera nsambane nawe, ndemera ngire gute? Oya. Kugira ngo umukobwa nkunde ngiye kwirarira nkore bishoboka byose? Oya. Kugira ngo umugore nkunde, kugira ngo umugabo nkunde, kora inshingano zawe n'ibikureba, ariko wubaha Imana, uzirikane ko Imana igukunda. Ikindi kandi kiri bikomere byose wari ufite watewe no kwangwa, umenye ko Imana ishaka kugukirisha urukundo rwayo. Reka nkubwire iki, urukundo rw'Imana nirwo rukomora ibikomere wagize byo kwangwa, byo kubaho wenyine, byo kugirirwa nabi. Iyo umaze kumenya ko hari neza y'Imana ku buzima bwawe, urishima kandi ukanezerwa. Ikindi Imana yabwiye Daniel, aramubwira iti witinya, ndavugana nawe kubera ubwoba umaranye igihe n'ibiguteye ubwoba, kandi birahari. Ibituma utinya birahari, byatumye utinya abantu birahari. Ejo bundi nigeze nandika akantu kamwe, noneho ndandika ntinya ibintu 3 ku isi. Nuko ndandika ntinya Imana, cyo ni icya mbere. Icya kabiri ntinya icyaha. Icya gatatu ndavuga ntinya umuntu. Hasi nshyiraho akantu kavuga ngo wowe utinya iki. Abantu naragapostinze, abantu bakora comment zitandukanye, ariko bamwe baravuze ati nge ntinya inzara, abandi bati ntinya ubukene,
nibyo bintu nabonye abantu bongereho bibatera ubwoba. Abandi bati ntinya ubupfakazi, abandi bati ntinya indwara, abandi bati ntinya ubushomeri. Nuko abantu bakoze comment nyinshi cyane z'ibintu batinya. Naratangaye cyane, nasanze abantu bafite impamvu zo gutinya. Ariko ikintu gikomeye cyane gitangaje nuko bya bindi navuze bitatu ngewe ntinya nari mbifitiye ubusobanuro. Mvuga ntinya Imana kuko ni ngombwa na Bibiliya niko ivuga tugomba gutinya Imana tukayubaha tukayitinya. Cya kabiri ni iki kubabyumvishe babikurikiranye. Nanone navuze ko icya kabiri ntinya icyaha. Icyaha ni ikintu kibi cyane. Icyaha kizana umuvumo, gitera umwaku. Byenda navuga ngo bafite imivumo, bafite icyaha. Iyo ukora ibyaha bikuzanira imivumo itava mu muryango nk'iy'abantu bajya batekereza, itava ahandi, ahubwo izanywe n'ibyaha ukora. Ntinya icyaha rero kuko cyanteranya n'Imana kandi ndayikunda nayo ikankunda, ni inshuti yanjye, ni umubyeyi wanjye. Niyo mpamvu ntinya icyaha. Cya gatatu navuze ni ntinya umuntu kubera ko umuntu ni umuntu. Umuntu ni umuntu. Ngo mugenzi wanjye umwe wihaye Imana yigeze yigisha abantu batisimu ngo bagiye kubatizwa, bageze mu kizame ngo arababaza ati umuntu ni iki? Nuko mu gihe batekerezaga igisubizo bari busubize, ngo umwe avamo aravuga ati pade, ati umuntu ni umuntu, umuntu uzamubona uzamara umubonye. Nuko ngo buke wa wundi wari washubije kuri ati umuntu ni umuntu, baza gukora ikintu kibi nyine cyo kwereka uwihaye Imana ko umuntu ari mubi, cyuko umuntu ari umuntu. Umuntu rero niwe Imana ikoresha ukishima ikakugirira neza. Umuntu niwe Satani akoresha kugira ngo akubabaze. Kuba ndiho nawe uriho, twabyawe n'abantu, twigishijwe n'abantu mu mashuri, twarezwe n'abantu batugiriye neza, baratubyara baraturera. Ariko reka nkubwire ngo umubabaro ufite wawutewe n'abantu. Ibyishimo ufite ugira wabitewe n'abantu. Ubwo rero niyo mpamvu umuntu ni umuntu ukomeye, jya umwubaha unamutinya ntacyo bitwaye. Ariko nanone Bibiliya itubuza gutinya umuntu mu bundi buryo, ikavuga ngo ntugatinye uwica umubiri adashobora kwica ubugingo. Hari ibindi rero nababweho nyine abantu batinya biteye ubwoba. Imana rero yabwiye Daniel iti ntutinye. Ndashaka kuvugana nawe rero, ibiguteye ubwoba ni byinshi ariko ntutinye. Ibiguhagarikishije umutima ni byinshi ariko ntutinye. Ibyatuma wiheba ni byinshi ariko ntutinye. Urabizi bikubuza amahoro uko bingana ariko ntutinye. Imana iri kumwe nawe. Imana yampaye ijambo irambwira ngo nze nkubwire ngo ntutinye, nubwo hari ibiguteye ubwoba ariko ntutinye. Haleluya. Ntutinye, ntuhagarike umutima. Hari imbaraga z'Imana iri mu ruhande rwawe. Ikindi nanone ni ijambo Imana yavuze ngo amahoro abe muri wowe. Dore ibintu bituma umuntu agira amahoro twarayasezeranijwe. Yesu Kristo agiye kujya mu ijoro aravuze ati mbasigiye amahoro atari nk'ab'isi batanga, amahoro yanjye ndayabahaye. Iryo jambo yavuze ni isezerano twagiranye nawe ry'impano ikomeye yaduhaye y'amahoro. Bivuze ko tugomba kubaho dufite amahoro. Ariko ntabwo ushobora kugira amahoro nubwo wayifuza ute udafite utanga ayo mahoro. Kugira ngo ugire amahoro bisaba kugira Kristo mu buzima bwawe, kuko niwe mwami w'amahoro, niwe mutunzi w'amahoro, niwe uzana amahoro, niwe utanga amahoro, niwe wuzuye amahoro, niwe ufite amahoro, niwe udusenderezaho amahoro. Amahoro atangwa na Yesu. Iyo ushaka kuyagira uramugira. Ukamugira hehe rero? Umugira mu mutima.
mu buzima bwawe, umugira mu buzima bwawe. Nk'uko uvuga uti ubuzima bwanjye burimo amaraso, burimo umwuka, burimo ibiburimo, ariko ugerageza gushaka Kristo kugira ngo abe mu buzima bwawe, abe mu mutima wawe, abe muri wowe, nawe ube muri we. Iyo Kristo ari muri wowe ushobora kugira amahoro. Ikindi nanone ni ukwizera. Iyo ufite kwizera buriya ukizera Kristo biragufasha, kuko iyo imbaraga zawe zinaniwe umenya ko hariho imbaraga z'Imana. Ikindi gikomeye cyatuma ugira amahoro ni ukureka ibyaha, kuko Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Iyo uvuze ngo ndashaka amahoro kandi ukaba uri mu byaha ntuzayabona, kubera ko nta mahoro y'umunyabyaha. Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha ahunga nta kimwirukankanye, ahorana ubwoba mu mutima we. Umujura ahorana ubwoba bw'abajura, abasambanyi bahora bihishahisha, bahorana ubwoba bw'abasambanyi, abanyangeso mbi bahorana ubwoba bw'ingeso mbi bagira, bakora ibyaha bahorana ubwoba bw'abanyabyaha. Niba ushaka kubaho mu buzima bw'amahoro, amahoro ari muri wowe, akira Yesu abe mu buzima bwawe, ihana ibyaha ubireke, ukore ibyiza, wirinde ibikubuza amahoro byose, ukore iby'Imana ishaka, wizere Imana n'imbaraga zayo, usenge ku manywa na nijoro, ushake mu maso y'Imana, Imana izabana nawe guha amahoro. Amahoro wabuze mu rugo rwawe nta wundi muntu ukeneye mu rugo, nta kindi kintu, hakenewe ko Yesu aza akarubamo. Iyo urugo rutarimo Satani rubamwo Imana, Imana niba mu rugo rwawe ruzabamo amahoro. Haleluya. Imana niba mu muryango wawe, umuryango wawe uzabamo amahoro, ubane n'uwo mwashakanye amahoro, mubane n'ababyeyi banyu amahoro, mubane n'abana banyu amahoro. Niba ushaka ko umugabo wawe mubana amahoro, muhe amahoro. Niba ushaka ko umugore wawe mubana amahoro, muha amahoro, kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Niba ushaka kubana n'ababyeyi bawe amahoro, nawe baha amahoro. Rubyiruko, basore n'inkumi, mwubaha ababyeyi banyu, mubane nabo amahoro, mubane nabo mu rukundo, mubane mu mahoro, ingo zanyu zibemwo amahoro. Haleluya. Imiryango yanyu ibemo amahoro. Imana ibakize ibibabuza amahoro. Muri iri jambo ry'amahoro, Imana yabwiye Daniel ikamubwira iti amahoro abe muri wowe Daniel. Imana yambwiye ngo hari ibintu byinshi bibujije abantu amahoro, ariko irambwira ngo iguhaye isezerano ry'amahoro. Amahoro nabe muri wowe. Akira amahoro Kristo Yesu akuzaniye, abe mu buzima bwawe, abe mu mahoro mu mutima wawe, abe mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi, mu byo ukora byose, mu muryango wawe hasendera amahoro ya Kristo. Haleluya. Hasendera amahoro Imana itanga. Ikindi biravuze ngo komera, koko komera. Komera mwene data, komera nubwo waba ufite ibikomere, ariko nje kukubwira ngo komera. Ni biki bibuza abantu gukomera ku isi, bituma abantu badakomera? Icyambere ni ukutigirira icyizere. Iyo ubayeho utifitiye icyizere ntushobora gukomera. Reka nze mbabwire bene data, njyewe ubwanjye ndimo kuvugana nawe, nabayeho mu bihe bibi, mu buzima bubi cyane, bubabaje cyane, bukomeye cyane, ariko Imana ikajya imbwira ngo David mwana wanjye uzakomera. Ubu impamvu mpagaze imbere yawe ni uko Imana yankomeje mu gakiza, yankomeje mu muhamagaro, yankomeje mu nshingano y'ubushumba, inkomereza umuryango, inkomereza amaboko. Imana yarankomeje. Impamvu nyihamya Imana mu kuri nta buryarya, impamvu nyihamya Imana mu kuri no mu mwuka, ni uko yankomeje. Haleluya. Niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo Yesu aramfata
arankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Haleluya. Yesu we yaramfashe arankomeza. Niwe ukubwira ngo komera, wa mugore we komera, wa mugabo we komera, koko komera. Imana ije kugukomeza kandi no kugukiza ibikomere byose wagize. Hari ibintu byatuma ukomera: kuba inyangamugayo mu byo ukora byose imbere y'Imana n'abantu, kuba umwizerwa ni icya kabiri. Ukaba umwizerwa imbere y'Imana n'abantu, ukagerageza kubana neza n'abandi, ukirinda buri kintu cyose cyagutandukanya nabo, ukagerageza kuba inyangamugayo mu byo uvuga no mu byo ukora, ugasa n'ibyo uvuga. Niba uri umukristo, niba warakijijwe, niba uri umwana w'Imana, ugasa nyine n'umwana w'Imana, ukayoborwa nayo. Ikindi cyatuma ukomera ni ukudatinya, kutagira ubwoba, kuko ubwoba buhinyuza abantu benshi. Niba ushaka kuba umuntu ukomeye, shira ubwoba. Shira ubwoba mu buzima bwawe, mu mutima wawe, mu mibereho yawe. Ubwoba bushire mu buzima bwawe, ureke gutinya. Niba ushaka kuba umuntu ukomeye, reka kwikunda, ngo wikunde, wirebeho, kundi inyungu zawe wirengagiza iz'abandi. Oya, hari igihe Imana iguha gukomera kubera ko witaye ku nyungu z'abandi bantu. Imana ikagukomeza kubera abandi, kugira ngo ubere abandi bantu umugisha. Ntukikunde. Niba ushaka kuba umuntu ukomeye, niba ushaka kuba umuntu ukomeye ugakomera nk'uko Bibiliya bivuga, gira ukuri, reka kubeshya, va mu mwuka w'ibinyoma, uzajya uvugisha ukuri mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bizagufasha kuba umuntu ukomeye, kuba umuntu utagira indimi ebyiri, kuba umuntu utari indyarya, utirirwa mu buntu bw'ubutiriganya budahesha Imana icyubahiro. Urashaka kuzaba umuntu ukomeye, nibyo uzakomera, uzakomezwa no gukiranuka no kurangwa n'ingeso nziza. Niba ushaka kuba umuntu ukomeye, ikindi ugomba kuba umuntu uca bugufi mu mutima wawe, kuba umuntu utishyira hejuru, kuba umuntu utagira ubwibone n'izindi ngeso nyinshi zidahesha Imana icyubahiro. Kugira umutima nk'uwa Dawidi, umutima uciye bugufi imbere y'Imana, uzakomera. Ikindi nanone ni ukwihana, kumenya guca bugufi ugasaba imbabazi. Igihe wacumuye ku Mana cyangwa ku bandi bantu, ukabasaba imbabazi, uzaba umuntu ukomeye. Imana rebwira Daniel iti komera, koko komera. Biravuze ngo tukivugana mpera ko ndakomera. Haleluya. Mwene data, turimo kuvugana muri aka kanya, ndasaba Imana ngo igukomeze, kandi ndumva Imana inyemerera ko igiye kugukomeza. Imana igiye kuguha gukomera kuvuye muri yo. Komera ku munsi mubi, komera mu gihe urimo kugeragezwa, komera mu gihe uri mu bibazo, ntucike intege, ntuve ku Mana, ntusubire inyuma, ahubwo ukomere. Mu gihe uhuye n'ibyago n'amakuba no kurenganywa no gutotezwa n'ibindi bigeragezo byose, komera ku Mana, ushikame, ukomere. Uyu munsi mu byo uri busaba Imana, usengere no gukomera. Imana ihe umutima wawe gukomera. Haleluya. Ukeneye gukomera gutangwa na Yesu, gutangwa n'Imana. Komera mwene data, komera. Biratubwiye ngo tukivugana mpera ko ndakomera. Reka tuvuge ku ijwi ry'Imana, kuko wumva amajwi menshi cyane aguca intege akunaniza, ariko ijwi ry'Imana ritanga gukomera. Haleluya. Ritanga ihumure. Dufite gukomera gutangwa n'Imana. Niyo mpamvu duseka, niyo mpamvu ducya mu maso, atari indi mpamvu, atari uko atari ibigeragezo cyangwa atari ibibazo, ahubwo hari ugukomera kubonerwa muri Kristo Yesu, hari ugukomera kubonerwa mu Mana, hari ugukomera kubonwa n'abubashye Imana, hari ugukomezwa tuvana mu masengesho tubonera mu Mana ishobora byose. Daniel akivugana n'Imana atangira gukomera. Nzanye ijambo rero rigukomeza muri aka kanya,
rikubwira ngo komera mwene data, komera nawe wumvira ijwi ry'Imana, ijwi wumva muri aka kanya utavuga ngo ni ijwi rya Davide, ni ijwi ry'Imana ishobora byose rikubwira ngo komera, nawe utangire gukomera mu izina rya Yesu. Ureke ibiguca intege, ibyo bizavaho bigende, ibyakurangazaga n'ibiguteye ubwoba bizagira iherezo, ahubwo wowe ukomeze ukomere. Imana ikugire neza. Rero twari turi kuri iri jambo tumaze kuganiraho, mvuzeho ibintu bine. Irya mbere nakubwiye nirivuga ngo uri umugabo ukundwa, uri umugore ukundwa, uri umusore ukundwa, uri umukobwa ukundwa. Irya kabiri nirikubwira ngo ntutinye mwene data, ubwoba nibushire. Irya gatatu nirikubwira ngo amahoro abe muri wowe. Irya kane nirikubwira ngo komera koko komera. Irya gatanu nirikubwira ngo tukivugana mera ko ndakomera. Ucyumvira ijambo utangire gukomera mu izina rya Yesu, kandi wakire gukomera kubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Wakire gukomera kuvuye mu ijuru ku Mana ishobora byose. Imana ibahe umugisha. Hari igihe nzabaho ubuhamya bw'ukuntu Imana ikomeza abantu bayo. Uko Imana ntihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Imana ntabwo igutoranya kuko uri umuntu ukomeye, igutoranya uri umuntu w'insuzugurwa ikakugira ukomeye. Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. Samweli yarabivuze muri Samweli, aravuga ati Uwiteka ntareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara gusa, ariko Uwiteka we areba n'ibitagaragara. Imana ireba mu mutima. Haleluya. Rero iyo niyo Mana yampamagaye. Mfite amateka, mfite ubuhamya bukomeye cyane. Ni Imana yampamagaye. Rero nawe yaraguhamagaye, yarakurinze, hari ibyo yakoze. Ntutinye rero, Imana iri kumwe nawe kandi komera. Tugiye gusengana muri uyu mwanya, tugiye kwinginga Imana dusenge hamwe n'ijambo twumvise. Ufite ibyifuzo, ufite ibintu maze iminsi urwana nabyo bikubujije amahoro, ariko Imana irashaka kuguha amahoro. Twumvise iri jambo, Daniel yabwiye ngo amahoro abe muri wowe. Ayo mahoro rero turasaba Imana kugira ngo iduhe gutsinda ibitubuza amahoro byose mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo twumvise. Babarira abantu bawe aho bagucumuyeho, abacitse intege, abasubiye inyuma, abaguye babyuke, abadakijijwe bakizwe mu izina rya Yesu, bakwakire mu mitima yabo. Ijambo ryavuze ngo Daniel mugabo ukundwa cyane. Ndasengera abantu bari bafite ibikomere byo kudakundwa, wavuganye nabo ko ari abantu ukunda cyane, kugira ngo bakire iryo jambo kandi bishime muri bo kuko uri Imana ibakunda. Ijambo ryatubwiye ngo ntutinye. Ndasengera abantu bari bafite ubwoba no gutinya kose, ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ngo bagirire neza, ubakize ubwo bwoba bwose Satani yabatezaga ku manywa na nijoro. Ubakize abadayimoni babatera ubwoba n'ibyo bashingiragaho byose ngo babatere ubwoba. Ndabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Bahe gushira amanga, bahe kwizera, bagirire neza Mana. Wavuze ku ijambo ryo gukomera, vuga ku ijambo ry'amahoro. Ti amahoro nabe muri wowe. Ndasengera abantu ngo amahoro yawe abe mu mitima yabo. Bakize ibibabuza amahoro byose. Ndirukana ibikubuza amahoro mu izina rya Yesu. Muri aka kanya mbyohereje ikuzimu, ngutandukanije na buri kintu cyose kikubuza amahoro ku manywa cyangwa nijoro. Ari indwara zikubuza amahoro, ari ibintu bikubuza amahoro, ari abantu bakubuza amahoro. Ndasenze ngo amahoro ya Kristo abe mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ijambo ryavuze ngo komera koko komera. Mana, ndasengera abantu gukomera, ngo zabo zikomere, imirimo bakora ikomere mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Bakire gukomera kubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Bakire imbaraga zibakomeza muri iki gihe cya none ndetse n'ikizaza, kugira ngo baheshe izina ryawe icyubahiro.
ijambo ryavuze ngo tukivugana mera ko ndakomera. Ndasengera abantu bumvishira ijambo bose ko bakomera, ndabasengera ibyishimo, ndabasengera gukira, ndabasengera ngo urwanye ibyabarwanyaga byose, ubuze amahoro ibyabuzaga amahoro byose, babone ukuboko kwawe n'imbaraga zawe. Urakoze nyakubahwa ko wumvise gusenga mbasengeye kandi ko bahaye umugisha. Byose mbisabye nizeye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Murakoze cyane gukurikira ijambo ry'Imana no gukurikira Urakira TV. Imana ibakize ibarwanya byose, ibaha amahoro kandi ikomeze ibahe umugisha wayo. Murakoze rero, ndabashimiye kubwo kumva ijambo ry'Imana. Uwakenera inama, ibitekerezo, gusengerwa, wahamagara kuri telefone yanjye igendanwa 0788 87 0610. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde, ibaho umugisha. Turi kumwe, turabakunda, turabasengera aho muri hose ku isi mudukurikirana. Imana ikomeze ibarinde, mugire amahoro ya Kristo. Shalom.